Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikinyobwa nacyo gifite akamaro umubiri wacu twifashishije iyi chia seed. Chia seed nabanje kuyinika kugira ngo mbanze kubibereka neza ngiye guhita mbikora. Muri kubibona nayishyize mu mazi ibiyiko bibiri. Nibyo tugiye kwifashisha. Chia seed rero ni utubuto dutoya ariko tugira omega 3, ikabifasha kuringaniza ibinure mu mubiri, bituma umutima ukora neza, irinda na stroke, ikaba ifite n'intungamubiri n'imyunyungugu inyuranye, harimo calcium, igira calcium 27%, ikagira phosphore 30%, n'indi myunyungugu nka manganese na potassium nkeya, ikagira zinc na copper, bityo rero ikaba irwanya diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Tukaba tugiye kuyifashisha kugira ngo dukore ji ku muntu waba ufite nka diabete yo mu bwoko bwa kabiri, abe yabasha kuyikoresha, ajya yikoresha, ariko turongeramo n'utundi tuntu dufitiye akamaro umubiri wacu. Tukaba tugiye kongeramo inanasi nayo murayizi ifite akamaro kanini cyane ku mubiri wacu, ikagiramo vitamine A, ikagira B6, ikagira C ituma n'uruhu rumera neza, ikagira n'iyindi y'umwimerere wayo bita bromelaine na beta carotene. Turifashisha n'iyi nanasi muri iyi ji yacu kugira ngo bibashe kugenda neza. Hanyuma tukaba tugiye kongeramo n'utu twatsi mureba hano. Utu twatsi mureba twitwa mante, muri kutubona badukora nk'ibirungo, ariko noneho ngewe ngiye kudukoramo ji. Kudukoramo ji nifashishije iby'abahanga bagenda batuvugaho. Ni ukuvuga ngo niba uri hejuru y'imyaka 40, wigire hino kabisa, mbanze ngushakire urukingo ukomezanya gukoresha kugendana narwo mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo iyi mante nayo iri mu bintu birwanya kanseri, isukura kanseri zimwe na zimwe. Iyi mante izikoraho ntizibashe kugira ubukana ku rwego ziba ziriho. Isukura umwijima, isohora imyanda mu mubiri, nayo urumva ko ifite akamaro kanini cyane. Ni ukuvuga ngo igabanya imyaka, itera itoto iyo uyikoresha rwose. Ni anti age mu ndimi z'amahanga niko babivuga, ariko yongera itoto ku mubiri, igabanya imyaka. Ifasha kureka inzoga n'itabi. Ni ukuvuga ngo iyi mante ku muntu wananiwe, wabaswe n'inzoga n'itabi, ashobora kuyifata akayifashisha, akajya ayikoresha, yayikoramo icyayi, yayikoramo ji nyine umutobe wayo, akaba yayiteka cyangwa se akawukoresha ari mubisi, akongeramo ubuki. Warananiwe kureka itabi n'inzoga, iyi mante ishobora kubigufashamo, ukabasha kureka ibyo biyobyabwenge byakugize imbata. Ni ukuvuga ngo rero urumva ko iyi ji yacu ifite akamaro kanini cyane. Ishobora no kugufasha mu rwungano rw'inkari ugakora neza, kuko iyi mante buriya irusha indimu gusukura umwijima. Ni ukuvuga ngo ushaka gusukura umwijima wawe utabashije kubona indimu, ushobora gukoresha iyi mante, niyo ibikora kurusha indimu. Ikindi, ntabwo yemewe gukoreshwa n'abana bari munsi y'imyaka 12, ndetse n'abagore batwite nabo ntabwo babyemerewe. Abarwaye umwijima ukabije nabo ntabwo iyi mante bagomba kuyikoresha. Ikoreshwa na babandi bafite umwijima woroheje, nibo babasha kuyikoresha. Ikindi nanone, ku muntu waba ufite umuvuduko ukabije w'amaraso, nawe ntabwo twamugira inama yo gukoresha iyi mante.
ni ukuvuga ngo rero mante ni ikinyobwa cyiza cyane umuntu yakwifashisha kugira ngo abashe nanone kugira ubuzima bwiza. Ubu rero tukaba tugiye kwifashisha bino bintu uko ari 4, ndaza kongeramo n'ikiko cy'ubuki. Ubuki murabona hano, ubuki bw'umwimerere butari ubw'amazi butaciye mu ruganda, muri kububona. Ndashyiramo ikiko kimwe cy'ubuki, ubundi dukore umutobe wacu ubikora neza. Hanyuma rero abakunzi bacu, mushimishijwe n'ibyo tubagezaho, mwakora subscribe abatarayikora, abayikoze nawe mugakora like ndetse na comment niba bimeze neza, cyangwa se hari ibindi twakongeramo mugakora na share. Hanyuma tukaba tubashimiye uburyo ki muba mwatwitayeho tugakomeza kubakorera ku bindi bintu bituma ubuzima bwacu bugenda neza. Rero tugiye gutangira dukora iyi ji, tubereke uburyo ikorwa. Ngiye gutangira nkata zino mante, tuba twabironze bifite isuku, tugakoresha n'amazi meza, nta kibazo. Ngiye gutangira dukate izi mante, tuzishyira muri blender kugira ngo tubashe kuzisya neza. Ntabwo umuntu akoresha nyinshi cyane, ukoresha nk'umukamato wo mu kiganza cyawe ziba zihagije. Umukamato wo mu kiganza nibagiye kubibabwiraho, ako ni umukamato wo mu kiganza. Niturangiza dusukemo iyi chia seed twabanje kwinika, muri kuyibona ukuntu imeze neza, mwayibonye, ubundi ubuzima bukagenda neza. Hanyuma tuyisuke muri blender. Tuyisuke muri blender kugira ngo tuje kuza kubasha kubisya neza. Ndangiza ndashyiramo n'ikiyiko cy'ubuki. Ikiyiko cy'ubuki cyaba gihagije. Ni kubibona ubuki bwacu ko bumeze. Ndashyiramo ikiyiko kimwe. Ubuki bw'umwimerere butavanze n'isukari, butari bwa bundi batubura bagashyiramo koka n'ibindi bintu ntazi ubwoko bwabyo. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu biba byizewe, biba ari umwimerere. None niturangiza dukate n'inanasi yacu, twongeremo tuyihate. Hanyuma inanasi yacu dukate duto duto. Tumara gukata duto duto dushyire muri blender yacu. Tugiye kubishyira muri blender hanyuma dusye. hanyuma bakunzi bacu tumaze kuyishyira muri blender, murabibona tumaze kuyishyira muri blender.
tugiye kongeramo n'amazi mililitiro 500. Muri kuyabona neza, mililitiro 500, mililitiro 500 kugira ngo uze kuba ari umutobe uregeye neza. Sukemo nindangiza dusye ya ji yacu inoge neza. Uri kuyibona? Bakunzi bacu, murabona ko ji yacu tumaze kuyisya, imeze neza. Ngubu umuntu ashaka kuyifungura. Rero ni ukuvuga ngo intungamubiri ziri mu nanasi, ibyo chia seed ishobora kurinda umuntu byose twabibabwiye. Ni ukuvuga ngo bari munange bemeze neza, akaba ari uruvange rwa ji rumeze neza. Iyo nta nubwo tunayiyungurura, umuntu ashaka kuyikonsomera aho ngaho. Inanasi twayigize cyane, twayiseye imeze neza. Muri kuyibona, ni ugusuka mu kirahure uhita winywera, ntacyo bitwara. Ubundi ubuzima bwawe ukaba ubufashe neza. Bakunzi bacu, muri kuyibona, ushobora gufata ikirahure cy'ibintu ukabikonsoma, ukaba wirinze bya bindi byose twababwiraga. Muri kuyibona imeze neza, ni nk'igikoma, nayo imeze nka smoothie. Hanyuma bikagenda neza. Bakunzi bacu rero, murabibona ya smoothie yacu imeze neza. Umuntu yabasha kuyikonsoma, mwabibonye. Ikirahure kimwe kiba gihagije, hanyuma ubuzima bukagenda neza. Bakunzi rero b'Isaro Life TV, mukunze ibyo tubagezaho, mukomeze mukore like, mukore na comment, musharing abandi bantu babashe kubyikorera. Ni ukuvuga ngo iyi ji uyikoresheje ni anti age, ni ukuvuga ngo itoto hafi aho ngaho. Nimubirebe uko bisa, bifite akamaro. Ni ukuvuga ngo ibintu wabikoresheje ugabanya imyaka, waba ufite 40 bakagira ngo ufite 20. Mwabibonye? Ni byiza cyane, mubyikorere. Hanyuma mutugezeho uko mwabyumvise, dukomeze tubakorere n'ibindi. Murakoze, naho ubutaha.